Shalom bene data, muje kuri senga ubohoke. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Tubifurije umwaka mushya w'umugisha wa 2025 uzababere uw'impinduka mu buzima bwanyu, mu mwuka no mu mubiri, kuko ariko niko Imana ibishaka. Imana irashaka ko uyu mwaka ukubera uw'impinduka mu bice byombi uko ari bibiri bigize umuntu. Mu gice cy'umwuka irashaka ko hari impinduka zibaho ku buzima bwawe. Mu gice cy'imibereho yo mu mubiri naho irashaka ko hari impinduka, irashaka kuzana impinduka. Ni Imana ishaka kuzana impinduka mu byiciro bibiri by'ingenzi birimwo, cyangwa se wavuga ko ari byo bihatse ubuzima bw'umuntu. Igice cya mbere cy'ubuzima bw'umwuka. Mu mwuka hari ubuzima, hari imibereho Imana ikwifuzaho, hari uburyo ishaka kubaho mu mwuka. Mu mwuka Imana irashaka kugira ngo uyu mwaka ukubere uwubyutse, ikumanururemo imbaraga. Izo mbaraga nizimara kumanuka mu mwuka zibashe gukangura, guhagurutsa iby'Imana yaguteretsemo ukiri umwuka. Twebwe abadukurikirana murabizi, twahishuye ko umuntu mbere y'uko abaho, umuntu atabaho ari uko igihe adatangira kubaho ari uko yinjiye mu nda ya nyina. Umuntu mbere y'uko ashyirwa mu nda ya nyina aba ariho mu mwuka. Noneho kuza kwa hano mu isi, kugira ngo abashe kuba mu isi, amanurwa mu mubiri. Ariko mbere y'uko yoherezwa mu mubiri, umuntu aba yarariho, yarahozeho. Wari uriho, we mvugana nawe wari uriho mbere y'uko ubyarwa n'umugore. Wabanje kubaho uri umwuka. Igihe gikwiriye kigeze, Imana igutransfera mu mubiri, uzanwa mu isi, ndetse igihe cyagenwe n'Imana uzongera ucomorwe muri uwo mubiri, usubire mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga mu isi y'umwuka, isi y'umwuka irimo ibyiciro bibiri. Harimo isi y'umwuka, igice cya Satani ariyo twita kuzimu. Hakabaho isi y'umwuka, igice cy'Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ariyo twita ijuru. Noneho sasa njye nawe mbere y'uko tuza mu isi twahozeho turi umwuka iyo mu ijuru. N'ubundi Imana yifuza kugira ngo igihe uzakurwa hano mu isi utandukanye n'umubiri wawe, uzabashe gusubira mu ijuru, aho uzatanga raporo z'ibyo wakoze hano mu isi, ukabihemberwa bitewe n'imirimo wakoze. Noneho sasa hari ubwo buzima bw'umwuka usabwa kuviva cyangwa kubamo ukiri hano mu isi. Ubwo buzima bw'umwuka ni ubuzima busabana n'Imana, buganira n'Imana, bwegerana, bukomonikana n'ijuru, gukomonikana n'aho waturutse, kugira ngo ubashe gukomeza kugira imbaraga zo kubasha gutsinda ibishuko n'ibigusha n'imyuka mibi y'abadayimoni iri hano mu isi. Kuko iyi si ifite umutware wayo ari we Satani mu gice ciwe. Muri icyo gice ciwe rero sasa ni ukuvuga ngo niyo mpamvu Yesu yagiye akoresha amagambo menshi avuga ngo umutware w'ab'isi araje, ariko ntacyo amfiteho. Umutware w'ab'isi nta wundi ni Satani. Noneho sasa kugira ngo ubashe gutsinda umutware w'ab'isi, kuko Satani ari we mutware w'ab'isi, ni mu bantu, akorera mu bantu biwe bamuyoboka, bamwizeye, cyangwa se bamaze kwikonekita nawe, bamaze kwemera ko ayobora ubuzima bwabo, uwo mutware w'ab'isi. Kugira ngo rero ubashe kumutsinda nuko ukomonikana n'iki?
nijoro, kugira ngo ubashe gutsinda imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abapfumu, imyuka mibi izerera mu isi y'abadayimoni, imbaraga z'amagini, imbaraga z'imizimu n'ibindi byose nuko ugomba kuba ukomunikana nijoro. Noneho sasa hari imibereho Imana yifuza kubamo mu mwuka muri uyu mwaka. Imana irifuza kugira ngo uyegere cyane, irifuza ko abayisenga cyangwa abayikunda bagomba kuyegera muri uyu mwaka, kuko ni umwaka ishaka guhagurutsa ibyo umwanzi yasinzirije mu bantu, cyane cyane abayikunda. Imana yiteguye gusuka ububyutse igahagurutsa ibyo yabahumekeyemo kera baremwa. Wowe unyumva ukurikirana iki kiganiro, sobanukirwa ko Imana ikurema mu mwuka muri wowe yaguhumekeyemo ibintu byinshi bigomba kugufasha kuba wabasha kubaho hano mu isi, kuba wabasha kuba uw'agaciro, kuba wabasha kugera ku ntego z'icyatumye uremwa. Yaguteretsemo ubwenge bwinshi. Hari abo usanga yarateretsemo umwuka w'ubuhanuzi, umwuka wo gucuruza, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kujya inama, umwuka wo kwigisha. Hari abo usanga iba yarateretsemo umwuka w'ubuhanga, umwuka wo gukiza indwara, kuvura indwara mu byiciro bitandukanye. Hari abo usanga iba yaragiye iterekamo imyuka runaka, aribyo tugaruka tukazita impano. Hari impano karemano Imana irema, uyiremye umuntu imusetingamo, imushyiramo, ikazimuha akamanuka mu isi afite impano runaka muri we. Hakaba na za mpano ziyongera ku wamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, yuzuye agahabwa umwuka wera. Hakaba n'izindi mpano umwuka wera ashobora kumwongera, zibasha gutuma izo mpano zose rero zishobora kugufasha kuba uwo wifuza kuba we, ziramutse zihagurukijwe mu buzima bwawe. Buri muntu wese rero usanga aba afite impano zitandukanye, aho nawe uzi ko utazifite. Hari iz'Imana yaguteretsemo, ahubwo ubwami bw'umwijima nibwo bwagiye buzizimya. Igihe rero nk'iki ngiki muri uku kwezi kwa mbere kwa 2025, Imana irashaka gusuka ububyutse rero mu mpano z'abantu zigahagurutswa mu buryo budasanzwe. Zaba ari izo karemano yiteguye kuzihagurutsa, zaba ari iz'umwuka wera ku bazihawe nyuma bafite umwuka wera yiteguye guhagurutsa izo mpano. Irashaka gusuka ububyutse. Rero biragusaba mu gice cy'ubuzima bw'umwuka muri uyu mwaka kwegera Imana cyane. Kabiri, mu gice cy'imibereho isanzwe y'umubiri, Imana irashaka guhindura, guca agasuzuguro k'abazimu, guca agasuzuguro k'abadayimoni. Irashaka gufungura imigisha y'ibifatika, imigisha y'ubutunzi, imigisha ya bya bindi nyine twebwe turi mu mubiri wacu tuba twifuza. Ni byiza mu hano Imana ntabwo inejejwe no kubona abana bayo dukennye, dusabiriza, tugira gute, cyangwa se abantu bigunze, bitotomba, bivovotera ubuzima bugoranye. Irashaka rero gufungura umugisha muri uyu mwaka. Imana izafungura umugisha mu buryo budasanzwe, mu buryo butunguranye ku bantu biteguye, bazitwara neza, bakitegura, bakaba mu myanya yabo. Imana izazamura abantu, izahindura ibintu bidasanzwe, izakora ibitangaza ku mibereho y'abana bayo. Ndavuga mu gice cy'umubiri hazabaho n'ubundi ikimeze nanone nk'ububyutse buhagurutsa ekonomi yawe, konti yawe ikongera igahagurutswa, ukongera ukabitsa, ukongera ugasevinga. Hazabaho ububyutse kubasenga mu buryo bw'amaproje n'iki, abazegera Imana izahagurutsa amaproje muri bo cyane mu buryo budasanzwe. Ya maproje iyagure muri uyu mwaka. Tuvuye aho ngaho rero, hari ibanga Imana yampishuriye ry'umwaka n'iryo mu mwaka. Iryo banga ni ibanga ryo mu mwuka, n'ubwiru bw'ibibaho mu isi y'umwuka, ubwiru bw'ibibaho mu isi y'umwuka mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere rero, ku muntu ukeneye kugira ngo abashe gusingira imigisha y'Imana ipanga kurekura muri uyu mwaka wa 2025 ku bantu, ibanga ni iri ngiri.
ngiye guhishura mu kwezi kwa mbere. Ni ubwiru bw'Imana yampishuriye mu buryo bw'umwuka ikintu mbega ibibaho mu mwuka, aho amaso yawe inyuma y'amarido, ibibera inyuma y'amarido akinze ku maso yawe, udashobora kubona. Imana ibyo yampishuriye rero ibyihishe inyuma y'amarido cyangwa se inyuma y'ibikuta, sinzi ukuntu nabivuga, aho amaso yawe atabona, ni ukuvuga ngo ibiba mu isi y'umwuka. Urabona twebwe ibiba mu isi ifite imibiri dushobora kubimenyeshwa n'aba bantu n'abatangazamakuru cyangwa n'itangazamakuru, ariko kandi mu mwuka nanone hari igihe Imana itanga amakuru kugira ngo abantu bamenye ibiba mu isi y'umwuka. Ni iki kiri kujya imbere mu isi y'umwuka, ni iki giteganyijwe mu isi y'umwuka. Natangazaga rero igiteganyijwe mu isi y'umwuka mu gice cy'ijuru. Ijuru rirashaka gusuka ububyutse mu buzima bw'umwuka. Imana igahagurutsa impano zidasanzwe zasinzirijwe, ba nyirazo Imana ikabatumbagiza mu buryo budasanzwe. Mu buryo bw'umubiri bw'imibereho isanzwe irashaka mu mugambi umuntu uvuga ngo amakuru agezweho icyo Imana ishaka gukora muri mwaka, irashaka gufungura umugisha cyane mu buryo butunguranye kuba agomba kuyibima ku bantu bayo no kubayisenga. Noneho sasa mu kindi gice rero, mu bwiru bwo mu mwuka, ibyo nshaka guhishura muri uku kwezi kwa mbere, niki kiba mu mwuka mu kwezi kwa mbere, niki ugomba gukora nawe mu mwuka kugira ngo iyi migisha yose Imana ishaka gusuka ku bantu bayo ikugereho. Imigisha Imana ishaka gusuka ku bantu bayo kugira ngo wowe udacikanwa ugasanga uko umwaka utangiye ni kuwushoje, kuko Satani aba afite gahunda kugira ngo umwaka wawe ukubere w'imfabusa, igihe cyawe kikubere icy'imfabusa. Satani adiringa n'ibihe byacu, akadiringa n'ibihe by'abatuye isi kugira ngo ibihe by'abatuye isi bibabere imfabusa. Adiringa n'iminsi y'umuntu kugira ngo imibere y'imfabusa. Murabizi ko umwaka ugira iminsi 365. Muri iyo minsi 365 cyangwa se 366, umwanzi aba ashaka kugira ngo iyo wabaye umwaka iyo wabaye munini, umwanzi aba ashaka kugira ngo iyo minsi yose uyimare ubabaye, uyimare ntacyo ugezeho, uyimare uko wayitangiye ariko uzayisoza uyirangirize mu muyaga gusa. Si ubushake bw'Imana rero ko iyo minsi 366 cyangwa 5 igize umwaka. Imana ntabwo iba yifuza ko ikubera imburamukoro, ntabwo iba yifuza yuko ikubera iy'umuyaga. Iba yifuza yuko buri munsi hari intambwe utera, buri kwezi hari intambwe utera. Ariko ikiba mu isi y'umwuka mu gice cya Satani, umwaka iyo utashye ushoje icyo Imana yampishuriye, mu isi y'umwijima baraterana, bamara guterana bakareba ibitarakozwe n'ibitaragenze neza mu gice cyabo, ibyasenywe, ibiyo batabashije kugeraho. Bamara kubona, ndavuga mu gice cya Satani, bamara kubona ibitaragenze neza, bamwe mu bakozi babo bongererwa imbaraga zo kugira ngo batangirane n'umwaka wo kunaniza abasenga, wo kunaniza abatarabayobotse, wo kunaniza abadakorera ubwo bwami bw'umwijima. Ndavuga abakozi ba Satani, ndavuga igice cya kuzimu. Noneho rero muri uko guterana, iyo bamaze guterana nuvuga ngo imyanzuro iba yafatiwe mu bwami bwa Satani bw'umwijima irandikwa, kandi iyo myanzuro yandikwa iba igomba gushyirwa mu bikorwa umwaka wose wakabaye. Iyo myanzuro yandikwa rero ni nta yindi, ni urabizi akazi ka Satani ni ukwiba, kwica no kurimbura. Yesu yabivuze Yohana 10 mu gice cya 10 n'umurongo wa 10, aravuga ngo umujura ntagenzwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Abana b'umwijima rero baraterana mu isi y'umwuka, abadayimoni bagaterana nanone na bamwe mu bana b'abantu bakorana na bari bo barozi, bagaterana muri rya joro rya bonane, bakamurika
ibikorwa byose bakoze. Ubwo niba ufite umurozi ukuroga, ngarutse muri iki gice ni ukuvuga ngo buri karitsiye yose Satani amaze kujugunywa mu isi yahise yubaka ubwami bwe hano mu isi, arabwubaka, yubaka ubuyobozi bwe mu isi y'umwuka, arabwubaka. Butangirira rero mu muryango. Ubuyobozi bwa Satani butangira mu muryango, bukazamuka mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, kugeza mu ntara no mu rwego rw'igihugu. Uko ubona nyine imiyoborere yabo mu isi twebwe abana b'abantu iteye, niko no mu isi y'umwuka iyo miyoborere mu gice cya Satani ibikoze. Ni ukuvuga ngo hari umurozi uba ushinzwe, hari umurozi uba ushinzwe karitsiye utuyemo. Muri iyo karitsiye nta kindi aba ashinzwe: guteza inyatsi, guteza ubukene, guteza inzara, amadeni, ibiryaha, guhindura imitima y'abantu, kubatezamo za kamere, gusenya ingo, konona ama relationship y'abantu, gukatagura umubano abantu baba bafitanye n'abandi, kwangiza umubano abantu baba bafitanye n'abandi, guhindura imitekerereze y'abantu, imyumvire y'abantu, gufunga imigisha, guteza ibihombo, guteza indwara za hato na hato, kugusha abantu bakakurwa mu byizerwa, bagatandukanya abantu n'Imana biciye mu mico bagenda babateramo cyangwa ingeso. Buriya nayo nkubwiye wowe uzankurikirana bwa mbere, aribwo bwa mbere ufunguye Senga TV, menye yuko nta cyaha namba kiba mu muntu kidafite umwuka ugitera. Rero iyo tuvuga abarozi, ntabwo tuvuga babarozi baroga ibiryo cyangwa se bagendana ngo uburozi mu nzara, babandi bashobora kugushyirira guhumanya ibyo kurya. Iyo tuvuga abarozi, tuvuga abarozi mu mwuka. Umurozi kuroga mu mwuka, abarozi mu mwuka. Ntabwo tuvuga abarozi bangabo bo ni abantu baciriritse cyane. Abo rero Satani yimika nabo ngabo ni abarozi mu mwuka. Tuzagaruka kuri iki cyigisho kugira ngo abafunguye Senga TV bazabashe gusobanukirwa ibyo tuba tuvuga. Satani ni umwuka, niyo akorera mu bantu mu buryo bw'umwuka. Noneho sasa abakoresha mu buryo bw'umwuka, abo nibo twita abarozi. Nibo twita abarozi bakorera mu mwuka. Noneho sasa tuvuga mu mwuka, ni spirit y'umuntu, ni roho y'umuntu icomorwa mu mubiri ikajyanwa mu isi ya kidayimoni cyangwa mu isi y'abarozi cyangwa se mu isi ya Satani, bakamanurwa ikuzimu. Bamanurwa ikuzimu, ya roho ikamenyerezwa gukorera Satani mu buryo bwo kwiba, mu buryo bwo kwica, mu buryo bwo kurimbura. Abo rero nibo baterana bagahabwa amakondisiyo y'ibyo bagomba gukora muri uyu mwaka, cyangwa se amabwiriza y'ibyo bagomba gukora muri uyu, ku buzima bw'umuntu, ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango, ku buzima bw'umudugudu, kuzamuka kugeza mu rwego rw'igihugu. Tuvuye aho ngaho rero, wowe ushaka umugisha w'Imana muri uyu mwaka, hari ibyo usabwa kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Ukwezi kwa mbere rero gufite icyo kuba kuvuze mu mwuka. Ukwezi kwa mbere kugira icyo gusobanura mu mwuka. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi abakozi ba Satani iyo bamaze muri iriya tariki ya mbere bamaze kumurika ibikorwa bakoze mu mwaka wahahise. Abateje impanuka akaza akavuga ati njye nateje impanuka aba nasenye ingwi izi n'izi, nasenye amafiyansayi izi n'izi, nateje ibyago aha n'aha, nagushije abantu mbavana mu byizerwa, abantu nabazinukishijwe Imana n'iki, mbega bagatanga amaraporo. Izo za raporo zitandukanye kwa Satani. Abitwaye neza babashije kwesa imihigo bari barahigiye imbere ya Satani, kuko ubwami bw'umwijima bugendera ku mihigo. Ababa baresheje imihigo bongererwa imbaraga zo kugira ngo bagaruke muri uyu mubiri bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane. Rero batangirana n'umwaka no gutangira gushaka gufunga imigisha y'abantu basenga, kwiba inyenyeri, gufunga imigisha. Niyo mpamvu ababonye mwagize inzozi zitandukanye cyangwa mugahora n'udutero dutandukanye muri uko kwa mbere, muri aya matariki abanza,
umenye ngo nta kindi, cyangwa bazahura n'ibyo bitero runaka muri ukwa mbere, uzamenye ngo nta kindi biba bigamije, ni ugufunga umugisha kugira ngo utangirane n'umwaka, ukwezi kwa mbere gutangira ari kube. Ni wowe rero ugomba gucungana n'uku kwezi kugira ngo kukubere kwiza mu izina rya Yesu, kugira ngo rero sasa utegure inzira z'umugisha wawe z'uyu mwaka wose, utegure inzira cyangwa se imiryango yawe y'umugisha uyu mwaka ubashe kuyidomina. Biragusaba iki kugira ngo udomine cyangwa se utegeke, uganze, utware, udomine, utegeke, uganze imiryango y'umugisha wawe mu isi y'umwuka muri uku kwezi kwa mbere? Hari ibyo usabwa. Ubundi usabwa, reka njye mu byanditswe, reka tujye mu byanditswe, Ngoma za kabiri. Nakomeza kuvuga ntarasoma Bibiliya, mukazajya mwibaza ngo uyu muntu w'Imana ibyo avuga abikura hehe. Reka dusome muri Ngoma za kabiri igice cya 29. Ngoma za kabiri igice cya 29. Urebe umukozi w'Imana Hezekiya ikintu yakoze mu kwezi kwa mbere ku mwaka yari yinjiyemo atangiye gutegeka. Reka dusome twumve. Ngo Hezekiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 25, avutse amara imyaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwa Ahabiya umukobwa wa Zekariya, akora ibishimwa n'Uwiteka ibyo sokuruza Dawidi yakoraga byose. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, mu kwezi kwa mbere, akingura inzugi y'Uwiteka, akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka, arazisana, yinjiza abatambyi n'Abalewi, abateraniriza ahantu hagari herekeye iburasirazuba. Arababwira ati, nimunyumve mwa Balewi mwe, mwiyeze nonaha mwese n'inzu y'Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu, mukure imyanda ahantu hera ba data bacumuraga, bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura, bagahindukira bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka, bakabutera umugongo, kandi bakinze inzugi z'ibaraza, bazimya amatabaza, kandi ntibosoreza Imana ya Isiraheli imibavu cyangwa kuyitambira ibitambo byoswa ahantu hera. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu, akabahana ngo batereganwe hirya no hino, bakaba ibishungero by'imyozwa, nk'uko namwe mubirebesha amaso yanyu. Dore ibyo byabateye ko ba data bicwa n'inkota, kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu babajyana ari abanyagano. None ngambiriye gusezerana isezerano Uwiteka Imana yo kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi butuveho. None bana banjye, mwe kuntenguha, kuko Uwiteka yabatoreye guhagarara imbere ye, mukamukorera, mukaba abahereza be, mukosa imibavu. Mwumvise iby'uyu mukozi w'Imana Hezekiya, umwami Hezekiya amaze gufata ingoma, ibyo yakoze mu kwezi kwa mbere ku mwaka. Ukwezi kwa mbere, mbere y'ibindi byose, ukwezi kwa mbere ushaka kubona umugisha w'Imana, ukwezi kwa mbere ugomba gutangira kwita ku buturo bw'Imana. Iyo tuvuga ubuturo bw'Imana, ndavuga ubugingo bwawe, kwita ku buturo bw'Imana ari wo mutima wawe. Imana ni Imana ishaka gutura mu mutima wawe, kugira ngo ubone umugisha w'Imana uyu mwaka. Inzugi zose z'umugisha mu isi y'umwuka zidomine, nuko ugomba gutangirana n'umwaka wubaka cyangwa utunganya ubuturo bw'Imana ari wo mutima wawe, kuko Imana itaba mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu nk'uko abantu babyibwira. Yiba Imana iba mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu, ntiyari gutanga urusengero Salomo yari yarubatse
rugashyirwa mu maboko y'umwami Nebukadinezari, akarusenya, akarusahura, agatwara ibyo mu nzu y'Uwiteka, kugeza igihe rwongeye kubakwa na ba Nehemiya. Bamaze kurwubaka bariya ba Nehemiya na ba Zerubabeli baza kongera gushyiraho urufatiro inzu y'Uwiteka, bongera kubaka urwo rusengero, kuko Imana kugira ngo imanuke mu rusengero, muri za nzu twebwe tuvuga zubakwa n'amadini, kugira ngo izizemo, nuko biterwa n'abazirimo n'imitima y'abazirimo, uko iteye, uko ibana n'Imana. Nuvuga ngo rero sasa ni twebwe dutuma Imana iba ahantu, wowe ubwawe niwe watuma Imana iba mu rusengero cyangwa mu nzu yawe, bitewe n'uko umutima wawe uri, kuko n'Imana itura mu mitima y'abantu. Navugaga rero sasa uyu Hezekiya we yubatse inzu cyangwa se yavuguruye ubuturo bw'Uwiteka, yongera gushyiraho ibikorwa byakorwaga mu cyitwaga ubuturo bw'Uwiteka, ariyo yari inzu y'Uwiteka. Aka kanya rero ntabwo Imana ikiba mu nzu z'abana b'abantu bubatse, ahubwo iba mu mitima y'abantu, igakorera mu mitima y'abantu biciye mu mwuka wayo wera woherejwe cyangwa woherezwa mu muntu wese wizera Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Noneho Imana igakorera muri wowe. Noneho sasa kugira ngo ubashe kudomina imigisha y'Imana cyangwa kwakira imigisha y'Imana, biragusaba kuvugurura cyangwa kongera kwita ku murimo w'ubuturo bw'Imana, ari wo mutima wawe. Ubuturo bw'Imana ni umutima wawe. Imana ishaka kugendana nawe muri uyu mwaka, kugira ngo igendane nawe muri uyu mwaka, iguhe umugisha kandi kuzamura kugeze ku cyo yagambiriye ugomba kugeraho. Nuko ugomba kuvugurura ugomba gukura imyanda yose mu mutima wawe. Iyo tuvuga imyanda yose mu mutima wawe, ni ibyaha, ni ibikomere, ni agahinda, ni intimba, n'ibindi byose ni ibyo Satani yakwanduje. Ndagira nkubwire ngo wowe uremwe, Imana yakuremye ufite umutima mwiza, nta cyaha cyari kikurimo, keretse bya bindi bavuga ngo ni icyaha cy'inkomoko bitewe n'amaraso umuntu aturukamo. Ariko ibikurimo kano kanya ni ibyo Satani yagiye aguteramo nyuma. Wowe uzafungura iki kiganiro uri unywa inzoga, uzumva kino kiganiro uri umusambanyi, uri umugizi wa nabi, mbega ufite uko uteye, hari za kamere zikugaragaraho, umenye ngo si wowe, si uko wari uri. Hari ikiremwa kindi cyaje kiraguhindanya, kiguhindurira umutima kugira ngo kigire access ku buzima bwawe, kidomine imibereho yawe hano mu isi, kidomine aricyo kigenga uko ugomba kubaho biciye mu ngeso no muri kamere cyaguteje. So rero Imana nuyigarukira yiteguye kuguhindura, yiteguye gusibanganya, guhandura cyangwa se kurandura izo kamere zose. None navugaga rero kugira ngo utunganye ubuturo bw'Imana muri wowe, nukurandura, nukwegera Imana ikakuranduramo izo kamere zose, ikakuranduramo iyo myanda yose, ubwo bubi bwose. Noneho yamara kukuranduramo ubwo bubi bwose, irahita ihagurutsa za mpano zose zikurimo. Haraza kubaho ububyutse budasanzwe. Dore icyatumye Hezekiya ingoma yikomera nuko yitaye ku murimo w'ubuturo bw'Uwiteka. Noneho sasa nawe niwita ku murimo w'ubuturo bw'Uwiteka ari umutima wawe, ukawitaho, ukifuza ko umutima wawe wera usa neza, mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana no kwizera umurimo Yesu yakoze mu bugingo bwawe, Imana iraza kumanuka iture muri wowe, ikorere muri wowe. Noneho uyu mwaka uzagira ku bintu bikomeye cyane. Iyo yari intambwe ya mbere navugaga yo kwita ku buturo bw'Uwiteka ari umutima wawe, ukajya imbere y'Imana. Muri uko kujya imbere y'Imana ukifuza kugira ngo Imana yongere ivugurure umutima wawe, iwusane, iwuhindure mushya,
iwutandukanye n'umutima washobora kuba warambukanye umutima wa 2024 ari wo gifite, ugitekereza ibitaragenze neza, cyangwa se ugikurubana na bimwe mu bintu runaka by'ibikomere n'ibindi bibazo byose kuko Satani ubwami bw'umwijima bushaka kugira ngo bugukurikize ibibazo byose by'umwaka urangiye bikugendeho. Imyuka yagutsinze 2024 Satani n'ubundi yongera kuyiha kondisiyo akavuga ngo mumukurikirane n'ubundi mu mwaka yinjiyemo nawe ari kumubera. Ni wowe ugomba kuba amaso rero ukavuga ngo 2025 kugira Imana yiteguye gusuka ububyutse mu gice cy'ubuzima bw'umuka, igahagurutsa impano Satani yazimije, igahagurutsa imihamagaro Satani yazimije, ikongera igacana amatabaza mu buturo ari wo mutima wawe, amatabaza yose mutima wakongera kaka. Imana yiteguye gusuka amavuta mashya ku buzima bwawe, amavuta y'igikundiro, amavuta yo kwemerwa, amavuta yo gucuruza, amavuta yo kuvuga amavuta yo kugenda amahanga, amavuta ya biriya byose mwiba mwifuza, y'imigisha tuba twifuza buri munsi. Imana yiteguye gusuka amavuta. Ari abantu bibwira ko amavuta Imana isuka ari amavuta yo gusenga no kubwiriza no guhanura gusa. Oya, hari amavuta yo gucuruza, hari amavuta y'igikundiro, hari amavuta yo kwemerwa, hari amavuta y'ubuyobozi, hari amavuta yo kwigisha niba uri mwarimu, hari amavuta yo kuvura niba uri umuvuzi, Imana yagusukaho. Hari amavuta niba uri umwubatsi yo kubaka, Imana yagusukaho. Hari amavuta biterwa n'icyo wifuza cyangwa n'icyo urike. Imana ishobora rero kugusukira ku mavuta. Hari amavuta yo kubaka umuryango, hari amavuta yo gutera imbere mu mpande zombi, biterwa n'icyo wifuza. Rero Imana yiteguye gusuka amavuta muri ibyo bice byombi. Noneho tugaruka rero, ubwo nuramuka ubaye maso uyu mwaka, Imana iraza kugumugisha, urazawusoza uri umuntu udasanzwe. Imana izahindura ubuzima bwa mu buryo butunguranye, abantu bazatangara nuramuka wumviye icyo umwuka avugana nawe, wowe udukurikirana muri iki kiganiro, wowe ukurikirana iri jambo ry'Imana ririmo riracishwa kuri Senga Ubohoke. Imana yiteguye gufungura umugisha wawe, yiteguye kugukiza indwara zose ziri mu mubiri wawe ikazirandagura, kuko ubuturo bw'Imana iyo bwamaze kubonera ari wo mutima w'umuntu, kandi uwo mutima tuvuga ukaba atari umutima w'inyama, tuvuga umutima w'umwuka, ugatungana. Ubwo buturo bwatungana, Imana iramanuka igatura muri ubwo buturo bw'umutima w'umuntu. Ntabwo rero Imana yatura mu mutima wawe ngo imubiri inanirwe kuhanduramo imyuka y'indwara yinjiye. Byibuke ko ijambo rivuga ngo ubwo itabuze itimanye umwana wayo, ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, kamutanga ku bwawe, kamutanga ku bwanjye, izabuzwa n'iki? Kumuduhana n'ibindi byose dukeneye. Ni ukuvuga ngo rero ni iki kikwemeza ko umwana w'Imana Yesu Kristo yinjiye mu mutima wawe? Ni relationship iba hagati yawe nawe, ni ubusabane buba hagati y'umutima wawe n'umutima w'Imana. Ubwo busabane rero nibwo Imana ishaka kugira ngo bukomere cyane. Noneho biciye muri uwo mubano ufitanye n'Imana, iraza gufungura imigisha idasanzwe utigeze ubona mu buzima bwawe. Iragutumbagiza kandi irahindura amateka yawe mu gahe gato nk'ako guhumbya. Imana amahoro kugire neza. Noneho rero reka ngaruke mu kindi gice cy'ubwami bw'umwijima, kugira ngo umenye imiteguro y'icyo gice y'ubwami bw'umwijima, naho umenye impamvu yo gusenga, impamvu yo kwegera Imana, impamvu yo gusabana n'Imana. Nuko igice cy'ubwami bw'umwijima nacyo ubwacyo kiba cyagambiriye kugira ngo umwaka uwusoreze mu muyaga, umwaka uwusoreze mu busa uko wawutangiye ariko uwusoza. Niba utangire muri 0 uzawusoreze muri 0. Ubwami bw'umwijima buba bushaka kugira ngo bukombate imishinga yawe n'imigambi yawe, buyisenye, n'ibyo utegura byose ntihagire na kimwe ugomba kugeraho. Kugira ngo rero ubashe gutsinda icyo gice, nuko ugomba kuba ufitanye umubano n'Imana, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Umubisha wacu yaba nde? Iri mu ruhande rwawe, nta mubisha. Reka dusome mu byanditswe byera mu Esiteri
wumvise uwari umukozi w'Imana icyo yakoze Hezekiya mu kwezi kwa mbere, ukuntu yasannye ubuturo bw'Uwiteka, akongera agashyiraho n'uburyo bwo gukora umurimo w'ubuturo bwo mu nzu y'Uwiteka, akongera akegereza Uwiteka, agakangurira n'abaturage yarayoboye kugarukira Imana, bitewe n'uko bigenzuye mu buzima bwabo basanga ibibazo byose bahuye nabyo, byari ukuba abasogokuru babo barataye Uwiteka, ntibite ku murimo w'Uwiteka n'ubuturo bw'Uwiteka. Noneho sasa ibyo bibatera cyangwa bisanga bateraganwa mu bihugu bitandukanye, abanzi babo n'ababisha babo barabateye, bamara kubatera bakabatwaraho bunyago, abagore babo n'abana babo bakabatwaraho bunyago, imitungo yabo bakayitwaraho bunyago, bakabavana mu byabo. Bamaze kubavana mu byabo baragenda bamangatana mu bihugu hirya no hino, ubuzima, imibereho irasenyuka, ubuzima bwabo burasenyuka. Noneho sasa Hezekiya yabonye ayo mateka, amenye impamvu y'ibyo bibazo byose, ko ari uko abantu batitaye ku buturo bw'Uwiteka. Yongera gushyiraho umurimo wo gusana no kuvugurura inzu y'Uwiteka, ndetse no gusubizaho ibikorwa byo gusenga n'ibikorwa byo gutambira Uwiteka ibitambo. Uwo murimo wo gukorera Imana uragaruka, Imana yishimira ibyo, yongera gutanga umugisha kuko abantu bari bayigarukiye. Rero nawe birashoboka ko uyu mwaka byagenze nabi, bitagenze neza, ariko uyu washize, uriya watambutse twarangije, uyu mwaka dutangiye rero kugira ngo Imana ibane nawe, ugendane nawe, no kwita ku murimo wayo, ari bwo buturo bwayo, ari bwo mutima wawe, ukongera ukagaruka ukavugurura ubumwe n'ubusabane hagati yawe n'ijuru, cyangwa hagati yawe n'Imana. Atari ibyo rero, wumve igice cy'ababisha icyo gipanga cyangwa uko gikora. Bya bindi nahoze mbabwira mbasobanura yuko ukwezi kwa mbere abana b'umwijima baterana, bamara guterana bakagira imigambi bagambirira yo kugira ngo bananize bamwe mu basenga, cyangwa bica ibyabo, cyangwa bangiza ubuzima bwabo. Reka tujye mu gitabo cya Esiteri mu gice cya gatatu. Esiteri igice cya gatatu. Esiteri igice cya gatatu kuva ku murongo waho wa 13. Ariko reka duhere ku murongo wa 10. Reka duhere ku murongo wa 12. Ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, duhere ku murongo wa 12. Ngo bukeye ku munsi wa 12, ubwo ni tariki ya 12. Bukeye ku munsi wa 12, bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza umwami. Ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, babyandika mu mazina y'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa, zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure, babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo ho iminyago. Maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko, ngo bitegekwe mu bihugu byose kubitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara mu murwa w'Ishushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo mu murwa w'Ishushani barumirwa.
wumvise iby'iri jambo ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Hamani igihe cy'irimburwa ry'abayuda. Amategeko n'inzandiko zose byakozwe mu kwezi kwa mbere. Sinzi niba ubyumvise ngo bukeye ku munsi wa 13, ubwo ni tariki ya 13 ngo ukwezi kwa mbere. Urumva ko byakozwe mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 13. Ariko ukwezi kwa mbere bari batangiye baraguza. Uyu Hamani yari yatangiye araguza, muri uko kuraguza atera ngo inzuzi zitwa Apuri, atera inzuzi. Kuko mu murongo wa 7 havuga ngo mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi wo ku ngoma w'ukwezi kwa mbere kwitwa Nisani baraguza inzuzi zitwa Puri. Urumva ukwezi kwa mbere niko batangiye kuraguzamo baraguza inzuzi ngo zitwa Puri imbere ya Hamani. Aba baraguzi barabaruzi barimo baraguza ngo iminsi yose baraguje, iminsi yose barimo baraguza. Kuraguza no gushaka amakuru, no kumenya amakuru runaka, gushaka kumenya amakuru y'ubuzima bwawe, gushaka kumenya amakuru y'imibereho yawe, gushaka kumenya imigambi upanga muri uyu mwaka, imishingo utekereza muri uyu mwaka, ibikorwa wifuza gukora muri uyu mwaka. Noneho sasa kugushaka amakuru, kumenya uri mwene nde, waruba mwene nde, imbaraga zawe zihereye hehe, ubushobozi bwawe buturuka hehe, ese inyenyeri yawe ni iyihe. Ibyo nibyo ubwami bw'umwijima buba bukora. Abarozi baba bakora gushakisha inyenyeri yawe, gushakisha amakuru yawe, gushakisha imigambi yawe, imishinga yawe, ibyo upanga, ibyo utekereza, intego zawe. Nuko nguko. Noneho sasa hangaha rero mu gice cyande cya Hamani, we yaragurizaga Moridekayi n'abayuda bose, atangira kubashakisha. N'icyo ari uko araguza, uko aterekerera abazimu n'abadayimoni, niko yashakishaga arimo arasaba Satani cyangwa arasaba izo mbaraga z'umwijima abayuda kugira ngo abone uko abarimbura, kugira ngo amare uko abica. Nyuma avuye kuraguza niho yagiye imbere y'umwami Ahasuwerusi, amushyira ikibazo cy'abayuda, anamubwira yuko hari ubwoko buri mu gihugu bwanyanyagiye mu gihugu cyose, bufite imigenzo ihabanye n'icyo gihugu. Noneho avuga ati nuramuka wemeye ubu bwoko nkabwica, dore nta n'ikintu bumariye umwami, bumpe tubwice, kuko nta n'ikintu bumariye umwami muri iki gihugu, kuko imigenzo n'imihango yabo itandukanye n'iy'abacu, nanjye ndashyira ifeza n'izahabu mu bubiko. Nuko rero urumva rero Hamani amaze kuraguza, aragenda abwira ibyo byose Ahasuwerusi nawe yemera gutanga ubwoko bw'abayuda na Moridekayi. Noneho amaze kwemera gutanga ubwo bwoko bw'abayuda na Moridekayi, biba ngombwa ko byandikwa ku mpapuro. Impapuro zirandikwa, hashyirwaho kashe y'umwami, ariyo mpeta y'umwami. za nzandiko zose zoherezwa ngo mu bihugu byose umwami yagiraga gute, yategekaga. Ariko byumve, byakozwe mu kwezi kwa mbere, ntago byakozwe mu kundi kwezi, ni ukwezi kwa mbere nibwo byakozwemo. Nakubwiye ngo mu isi y'umwuka, ubwami bw'umwijima, mu gice cya Satani, abakozi ba Satani n'abakozi be baterana mu kwezi kwa mbere, itariki ya mbere umwaka usozwa, umwaka utangira. Ariko muri cya gihe cy'umwaka nyine urimo urasozwa hinjiye uwundi, nibwo baterana. Muri uko guterana bagatanga amaraporo y'ibyakozwe n'ibiki. Noneho bakongera bagatanga ibirego by'abananiranye, bagatanga n'impamvu bananiranye. Noneho sasa bamara gutanga ibyo birego n'ibiki, muri bya birego hakabaho kugira gute, guhabwa imbaraga na Satani. Babakozi ba Satani akabaha imbaraga, akavuga ati ngaho mugende noneho mufunge imigisha yabo umwaka wose, mugende noneho mubafungire impande n'impande, mugire gutya na gutya, mugire gutya na gutya, mugire gutya na gutya. Nyine biriya by'akazi ka Satani ko kuba no kwica no kwimbura. Niho rero ushobora gusanga ibitero bibaye byinshi mu kwezi kwa mbere, ukabona ibintu n'iki, bamwe ukabona mu nzozi zabo ntizisobanutse, baratakwa mu nzozi, bararyama bakabyuka, ibintu byinshi cyane. Abanyumva
cyangwa se abamaze abankurikirana cyangwa bamaze kunyumva ibyo narabyigishije murabizi. Hagati y'aho ngaho rero bazumva iki kiganiro bwa mbere, ndabizi ko muzahabwa umugisha nimukomeza kunkurikirana, muzahishurirwa byinshi. Hagati y'aho ngaho rero sasa tuvuye aho ngaho, ubwo babana b'umwijima niho batangira sasa guteza ibibazo, gufunga imigisha y'abantu, kunaniza ubuzima bw'abantu. Ugasanga umwaka umuntu uko yawutangiye niko awushoje, ariko umuntu akibwira ngo byari mu bushake bw'Imana, ahubwo bitari mu bushake bw'Imana, ari Satani. Biragusaba iki rero? Biragusaba kugira ngo uyu mwaka nawe nk'uko mvise Hezekiya yatangiranye n'umwaka ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo gushyiraho, bwo kuvugurura umurimo w'ubuturo, biragusaba gusenga mu ruhande rwawe. Nudasenga mu ruhande rwawe muri uku kwezi, wumvise ibyo mu ruhande rw'ababisha bawe. Mu ruhande rw'ababisha bawe gahunda yabo ni ugushishimura inzandiko, bagusaba, kuko muri rya joro rya bonane niho basaba abantu, niho abarozi niho bongera gusaba abantu, bakavuga ati yaratunaniye, baratunaniye, bakagusaba kwa Satani. Satani ubundi ntabwo gutwara gufiteho, nta bushobozi agufiteho, ariko icyo Satani abakorera, abaha imbaraga, abaha ubushobozi, kuko bambaza Satani, kuko Satani niwe ubaha ubushobozi, niwe ubaha ubushobozi bwo kwica, bwo kuroga, niwe ubaha ubushobozi bwo gufunga imigisha y'abantu, niwe ubaha ubushobozi bw'iki n'iki. Noneho iyo bavuga rero ngo agusaba kwa Satani, ni gusaba ubufasha Satani kugira ngo aze ku isi abashe kukugirira nabi, abashe kukubuza amahoro, abashe kukubuza kugera kuri destination yawe. Nubwo ijambo ry'Imana rivuga yuko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana, nta kirogoya imigambi y'Imana kubasenga, nta kirogoya imigambi y'Imana kubayubaha, nta kirogoya imigambi y'Imana kubayiba hafi. Imana amahoro ikugirire neza. Uyu mwaka rero, uku kwezi nako kwa mbere, kugira ngo ya migisha navuze ntangira ubashe kuyibona, ububyutse mu mwuka, ububyutse mu butunzi no mu iterambere, mu byo wifuza kugeraho muri uyu mwaka byose, bya byifuzo byose Imana iteguye kubikugezaho, ndetse irabyiteguye cyane. Ndetse n'iyo mishinga wateguye ugatekereza n'ibyo upanga gukora muri uyu mwaka, Imana yiteguye kugushyigikira nuramuka utunganyije ubuturo bwayo mu mutima wawe. Navuze ngo ubuturo n'umutima wawe, ku kwezi kwa mbere ukagutangirana n'ibihe byo gusengera ibyo utekereza n'ibyo ushaka kugeraho. Hanyuma kabiri, ugafuta inzandiko zose zikurega. Niyo mvuga inzandiko, ni ibirego by'abarozi bavuga bati ntazatera imbere uyu mwaka. Biba ari byo birego. Ubundi abarozi icyo barega, bavuga bati turabona gafite inyenyeri ishashagirana, turabona gakunzwe n'abantu, ntabwo twifuza. Icyo kikaba ikirego kuko abantu bagukunze. Ikirego gutera imbere ubwacyo ni ikirego abarozi bashaka kukurega. Bashaka kukurega bakavuga bati karirata, ngo yaraminuje, yarize arasoza. Icyo kikaba ikirego. Noneho usaza bikaba impamvu yo gufunga imigisha, ugasanga ubuze akazi, uvuze iki byose. So bavuga ngo arirata ngo afite umugabo. Icyo kikaba ikirego. Noneho abarozi bagasaba imbaraga zo kugira ngo baze bagutandukanye n'umugabo wawe. Abarozi bagasaba imbaraga zo kugira ngo bagutandukanye n'umufiyansi Imana aguhaye. Abarozi bagasaba imbaraga zo kugira ngo imbaraga zo kugira ngo bahagarike iterambere ryawe, bahagarike iyo nyubako, bahagarike amahirwe ufite, bahagarike ingendo ushaka gukora mu isi, bahagarike ubwo bucuruzi bwawe, baguteze ibihombo, baguteze iki. Cyangwa se abarozi bakaba bakuroga bavuga ngo ntabwo kajya karwaragurika. Icyo bwacyo kikaba ikirego. Bagasaba imbaraga zo kugira ngo baguteze indwara zikubaha kome, uyu mwaka ukurangirane nabi. Ndakwingingira rero, umwuka w'Imana arakwingingira muri njye, wowe wifuza umugisha w'Imana. Iby'Imana ntabwo bipfa kuza ngo bigwe hejuru y'umuntu. Imana iravuga ngo mushake muzabona, musabe muzakingurirwa, mukomange musake muzabona, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Kuko ushaka wese abona, kandi usaba wese ahabwa, n'ushaka wese abona, n'ukomanga wese akingurirwa. Imana yiteguye gukingura inzugi zose sasa z'imigisha mu ruhande rwawe. Uyu mwaka nagaragazaga icyo Imana yambwiye muri uyu mwaka.
nicyo usabwa gukora kugira ngo ugere ku mugisha w'Imana. Nkweretse kote ebyiri, kote y'ijuru na kote y'igice cya Satani, ibyo bapanga n'umuteguro wabo. Umuteguro wabo ni uwawumvise, ni inama zakozwe umwaka urangiye, hafatwa biriya byemezo byose byo kugira ngo babashe kuzitira no gufunga imigisha yawe, ariko ntabwo bafite ububasha bwo gukinga no gufungirana imigisha yawe. Wibuke ko Yesu ari we afite imfunguzo z'ibigomba kukubaho, niwe ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, niwe ukinga ntihagire ukingura, niwe konekita nawe ukabana nawe muri uyu mwaka. Uragera ku ntsinzi, uragera ku bikomeye, uragera ku migisha y'Imana. Imana amahoro ikugire neza. Reka ngo dusenge. Data, ndagushimiye ko dutambukije mesaje yawe waduhaye. Iyi mesaje igere ku bantu benshi mu izina rya Yesu Kristo, kandi abigezeho bose bakayumvira, bahabwe umugisha, bahabwe imbaraga zo gusenga, bahabwe imbaraga zo kukwegera, bahabwe imbaraga zo kugandukira no kugarukira no kubaka ubuturo bwawe muri bo, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, aho ashaka kugira bafata ngo abanyage imigisha yabo. Ntiwemere kuzumva iki kiganiro, wumva iri jambo ryawe, wumva uyu muburo, ntiwemere ko ubwami bw'umwijima bugira ububasha ku migisha ye y'uyu mwaka. Mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose, buri wese mwami muri uyu mwaka muhe kugera ku mugisha wamuteganyirije. Icyo Satani yari yarapanze kugira ngo abantu mwami bazasoze mwaka nabi, iminsi yabo ibe mibi, yice impano zabo, yice buri kimwe cyose, agira ibyo atwaraho bunyago, turasenze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo twaye gukirizwamo, ntabigereho kuri uyu mugabo, ntabigereho kuri uyu mugore, ntabigereho kuri uyu musore, ntabigereho kuri uyu mukobwa, ntabigereho kuri uyu mwami wumva ikiganiro. Ubwami bw'umwijima ntibuzabigereho mu izina rya Yesu Kristo. Iminyago y'uyu mwaka yose iri muri uyu mwaka ariyo minyago y'imigisha, imigisha yo gutera imbere, imigisha y'igikundiro, imigisha yo kwemerwa, imigisha y'ubutunzi, imigisha y'amafaranga, iy'amamodoka, iy'amazu, y'ibintu bifatika bigaragara. Iyi migisha yose yo kwiga, y'ingendo, iyo guhuzwa n'abantu b'umumaro, n'abantu bahetse imigisha yacu, iyo migisha yose uyegeranye, uyihuze nanjye, uyihuze n'abafungura kino kiganiro mu izina rya Yesu. Uzafungura kino kiganiro wese, ubuzima bw'uzabuhindura muri uyu mwaka, kandi amateka yazabe mazima. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu dusende twizeye. Amina, amina. Shalom. Imana amahoro igumugisha. Turagusaba kugira ngo udukandire subscribe niba utarasoza, kugira ngo iyo tubona abantu bakanda subscribe tugira ishyaka ryo kugira ngo dukomeze gushyiraho ibyigisho, kuko tuba tubona hari abantu badukurikira, ariko iyo tubonye nta bantu badukurikira biduca intege zo kuvuga ngo turabwira abandi. Rero turagusaba kugira ngo rero udukandire subscribe, kandi ukore share, usangize n'abandi ubu butumwa bwiza. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro iguhe umugisha. Yari Justus, nakagaruka tuzongera tubashyireho ikindi kiganiro, uko mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Yesu abagirire neza. Shalom, shalom.